Ese wigeze wibaza uturere two mu Rwanda dufite abakobwa bambara neza kandi bitonda? Uyu munsi nkuzaniye top 10 y'uturere dufite abakobwa beza kandi bitonda, bambara neza kurusha abandi. Niyo mpamvu ngukoreye iyi top 10. Tuguhaye ikaze nk'ibisanzwe kuri Ben TV. Niba ari ubwa mbere uhageze, wibuke gukora subscribe no gufungura inzogera kugira ngo utazajya ucikwa na video z'ingenzi tukugezaho kuri umubiri wacu wa YouTube. Like, share na comment ni ingenzi cyane. Twihuse turahera ku mwanya wa 10 nk'ibisanzwe, tumanuka tujya ku mwanya wa mbere. Bana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye kugira ngo uze kumenya tuno turere 10 twa mbere. Uraza kutubwira niba kutuyemo karimo. Kwihuse ku mwanya wa 10 turasanga akarere ka Nyagatare. Aka karere gafite ibice bimwe na bimwe bigiye bituyemo abakobwa beza, bitonda kandi bambara neza. Style cyangwa se mode y'umwambaro usohowe n'uruganda runaka, baba ba mbere mu kuwambara kandi bakawambara neza. Akarere ka Nyagatare twavuga nk'uduce tumwe nko muri Karangizi, Tabagwe ndetse na Rukomo. Tuno duce two mu karere ka Nyagatare uzadusangamo abakobwa bambara neza kandi bitonda. Twihuse tugiye ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga akarere ka Rusizi. Aka ni akarere kagaragaye kuri uyu mwanya bitewe n'uko abakobwa bagatuyemo bambara neza, bitonda kandi bakambara imyambaro mu buryo bukwiye. Kano karere ka Rusizi gafite ibice bimwe na bimwe bikunze kugaragaramo abo bakobwa. Twavuga nk'agace ka Kamembe, Nkanga ndetse na Gashonga. Utu ni uduce two mu karere ka Rusizi tugaragaramo abakobwa beza kandi bambara neza, banitonda. Twihuse tugiye kujya ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turasanga akarere ka Karongi. Akarere ka Karongi nako ni kamwe mu turere dukunze kugaragaramo cyangwa se kuvugwamo abakobwa bambara neza kandi bitonda. Aka karere ka Karongi gafite ibice bimwe na bimwe bikunze kuvugwamo abo bakobwa. Twavuga nk'agace kitwa Rubengera, Bwishyuza, Mutuntu ndetse na Gishyita. Utu ni uduce two muri kano karere ka Karongi tugaragaramo abakobwa bambara neza kandi bitonda. Twihuse cyane tugiye kujya ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga akarere ka Rwamagana. Akarere nako gafite abakobwa bitonda cyane kandi bambara neza. Twavuga nk'ibice bimwe na bimwe byo muri kano karere ka Rwamagana nko muri Kigabiro, Karenge, Muhazi ndetse na Nyakariro. Hakwiye kuvugwa abakobwa bitonda cyane kandi bambara neza. Twihuse tugiye kujya ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turasanga akarere ka Rubavu. Aka karere kagaragaye kuri uyu mwanya bitewe n'uko kavugwamo abakobwa bambara neza kandi bitonda. Kano karere ka Rubavu gafite ibice bimwe na bimwe bivugwamo abakobwa bambara neza kandi bitonda. Twavuga nko muri Gisenyi, mu mujyi wa Rubavu, Nyamyumba ndetse na Karama. Tuno ni uduce two mu kano karere ka Rubavu dutuyemo abakobwa bambara neza kandi bitonda, bakambara mu buryo bukwiye kandi bunogeye buri wese. Twese tugiye kujya muri top 5. Ariko mbere yuko tujya muri top 5, nagira ngo nkubwire niba utarakora subscribe, like, share na comment kuri channel yacu. Wakakwiye kubikora kuko ni ingenzi cyane kandi ni inkunga ikomeye cyane ubutewe n'umubiri wacu wa YouTube. Bityo bigakomeza kudutera imbaraga yo kuguha video nziza kandi zishimishije. Iyi top 10 ya tuno turere nuza gusanga akarere kawe katarimo, uraza kutubwira muri comment niba kagomba kuzamo, ndetse tubwire n'akarere kari gusimbura. Twihuse tugiye kujya ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 turasanga akarere ka Musanze. Aka karere nako kavugwamo abakobwa beza bambara neza kandi bitonda. Akarere ka Musanze gafite ibice na bimwe bikunzwe kuvugwamo abo bakobwa. Urugero twavuga nk'igice cyitwa Muhoza, Kinigi ndetse na Busogo. Akarere ka Musanze kakaba kaje kugaragara ku mwanya wa 5 bitewe n'abatuye u Rwanda cyangwa se ahandi bagenda bavuga yuko abakobwa baturuka muri tuno turere nakubwiye bitonda cyane kandi bambara neza.
ndazi neza ko niba waragiye ujya muri tuno turere cyangwa se udutuyemo nawe urabibona. Twihuse tugiye kujya ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turasanga akarere ka Huye gaherereye mu ntara y'Amajyepfo. Aka karere ka Huye kaje kugaragara kuri uyu mwanya wa kane bitewe n'uko hari ibice byo muri kano karere bivugwamo abakobwa bambara neza kandi bitonda. Twavuga nko muri Ngoma, Tumba, Karama ndetse na Sovu. Tuno duce two muri kano karere ka Huye tubonekamo kandi tuvugwamo abakobwa bambara neza kandi bitonda. Si ibyo gusa kandi kano karere ka Huye gafite kaminuza zitandukanye, bityo bituma abanyeshuri bagaragaramo bafite imyitwarire myiza, bambara neza kandi baturuka mu bice bitandukanye by'u Rwanda, bityo imyenda bambara ikaba ari igezweho. Modo bambara ni izigezweho kandi bazambara neza mu buryo bukwiriye bugaragarira buri wese. Twihuse cyane tugiye kujya ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga akarere ka Kicukiro. Aka karere nako kagaragara kuri uyu mwanya wa gatatu bitewe n'ibice bimwe na bimwe bivugwamo abakobwa beza bigaragara muri kano karere ka Kicukiro. Twavuga nko muri Karama, Nibonye, Gatega ndetse na Kanombe. Ibi bice bigaragaramo abakobwa bambara imyenda igezweho cyangwa se imyambaro igezweho. Niyo mpamvu kano karere kaje kugaragara kuri uyu mwanya wa gatatu. Tugiye kujya ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga akarere ka Gasabo. Aka karere nako kagaragara kuri uyu mwanya wa kabiri bitewe n'ibice bimwe na bimwe bivugwamo abakobwa beza kandi bambara neza imyenda igezweho. Twavuga nko muri Remera, Kimironko, Kacyiru ndetse na Gisozi. Tuno duce tugaragara muri kano karere ka Gasabo hagaragaramo abakobwa bambara neza. Twihuse tugiye kujya ku mwanya wa mbere. Nkwibutsa niba utarakora subscribe, like, share na comment ngo ufungure inzogera kuri umuyoboro wacu wa YouTube, wagakwiye kubikora kuko ni ingenzi cyane. Ku mwanya wa mbere turasanga akarere ka Nyarugenge. Kano karere kagaragara kuri n'umwanya wa mbere bitewe n'abakobwa bagaragaramo, uburyo bambara ndetse n'imyitwarire yabo. Twavuga nk'uduce na tumwe two muri kano karere, twavuga nko muri Nyamirambo, Gitega, Kimisagara ndetse na Rwezamenyo. Kano karere rero ka Nyarugenge kakaba kaje kugaragara kuri uyu mwanya wa mbere bitewe na tuno duce tugaragaramo cyangwa se tuvugwamo abakobwa bambara neza kandi bitonda. Witwaye muri ino video kuva itangiye kugeza irangiye, ndagushimiye cyane. Nizeye ko subscribe, like, share na comment ukatubwira video twaza gukorera ubutaha.